muri rya jambo ry'Imana twavuze ngo jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Ikintu wakora nabonye kigira umumaro mu buzima bw'umwuka ni ugusenga. Gusenga ni imbaraga y'Imana. Gusenga birakora, si rimwe kandi si kabiri. Iyi ni reality, ni ukuri. Gusenga birakora. Iyo dusenga impanuka zazihagarara mu mihanda. Iyo dusenga abari bashonje bazabajya. Gusenga nabibonyemwo imbaraga zidasanzwe. Ubundi hari ibintu tutagomba gusengera, tugomba gukorera. Hari ibintu bisabwa kugomba gukorera. Ndavugamwe ibintu bitatu bisaba kugomba gukorera kugira ngo bihabwe. Ubutunzi burakorerwa, burashakishwa, ushakisha akazi ugakora ku manywa na nijoro. Umuntu wese ukorera amafaranga arayabona. Amafaranga yego wasenga kugira ngo Imana ihe umugisha ibyo ukora, ariko amafaranga ntabwo bayasengera, barayakorera. Imbaraga z'Imana ntabwo bisaba ngo usenge ngo Imana iguhe imbaraga z'Imana. Iyo turimo dusenga turimo turakora ibyose n'imbaraga z'Imana muri twebwe. Donc gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni ibiryo bizana imbaraga mu buzima bwacu. Icyo wokora gusa mu minsi y'ubusore bwawe ni ukuba mu buzima bubiba. Kandi iyo umuntu abiba, ndagira ngo nkubwire ukuri. Ukuntu ukuri ntabwo ari ibintu byo kuvuga ati bizenda uyu bikoze urinjiza. Iyo usenze, iyo usomye ijambo ry'Imana, ugira imbaraga z'Imana, ugira amavuta. Hari ibintu tuzatwibeshaho, ndagira ngo nkubwize ukuri. Rya jambo navuze, nutegereza igihe kizagusanga mu kindi gihe. Nutegereza ngo uzasenga ari uko washatse, icyo gihe gushaka kuzakubera inkomyi kudasenga neza, kuko uzobwiye kuzuza inshingano z'urugo. Nutegereza ngo uzabwiriza cyane, nugira amafaranga nuyabona